ari n'ikibazo cy'amafaranga ukeneye ko agomba kuguha bikaba ngombwa kugira ngo cyangwa ari amakuru agufitiye nari kukunganira cyakoze tubishyigikire cyangwa se habeho kubirwanya ahubwo abakobwa mwishakemo igisubizo cyo gukora no kwiteza imbere niba bafite irari ryabarenze ntabwo ari irari ni iki abagabo impamvu batereta bafite ubushobozi bwo gutereta ariko abasore nta bushobozi bafite benshi cyane muri bo ahubwo ni irari baba bafite kandi namwe mumere kugira ngo muri bamare oya none se buri umwe wese ni kwamumarira ntabwo wabishobora Right, mbasuze kandi mbifurize ishya n'ihirwe mu buzima abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba by'umwihariko abari mu girwa hagati wa Kigali ni Mr Jean Google na Rwanda TV twongeye turabaramukije tumaze iminsi twibereye muri Auka ariko uyu munsi wa none tugize gutya turadivinga twisanga mu karere ka Burera aho turi kumwe n'umukobwa hano wicaye ku biryo by'inyama n'inkoko inyuma yewe mumeze mute? Tumeze neza tumeze neza mumeze neza muri bangahe twese uko turi hano n'abari hirya n'abari hino n'abari hino ko witonze ntabwo ari cyane uri umusirikare ni umuntu usanzwe ngo twibwire nk'umuntu usanzwe nitwa Amahoro Claudine nkaba afite imyaka 24 kavukire yanjye ikaba ari Nyamagabe mu murenge wa Cyanika Cyanika ahantu haba akanyanga Nyamagabe hari abagira akanyanga yabo bayisomyeho ntabwo njya nywa akanyanga ariko ngo inzoga inzoga yo ndayinywa Claudine biragusaba kutarangara rero ube focus hano iwanjye tukurirebanire umeze ute mu buzima busanzwe nta kibazo ufite n'ugikora ntabwo wihebye ku myaka ya 24 utarabona umufiance ndacyari umwana mukanga ufite iyo myaka batangiye kwiheba oya wakiheba uteze kandi ukiri umwana wose ufite icyizere cyo kuzabona umugabo yego Jesus barahari ni benshi kandi ngo barabuze baburiye barahari mwabyumvise ngiye kwanganira na Claudine akantu ka mbere mu gihe tugezemo ari abagabo n'abasore ni bande bari gutereta cyane abagabo n'abasore n'abagabo ngo n'abagabo niba bafite irari ryabarenze ntabwo ari irari ni iki abagabo impamvu batereta bafite ubushobozi bwo gutereta ariko abasore nta bushobozi bafite benshi cyane muri bo ngo iki ubu ukurikije abantu bagusaba nimero ari abasore n'abagabo abenshi ni bande abenshi ni abagabo abo uza wishimye ni bande abuhereza nimero wishimye buri umwe wese urazimuha ko ntabwo warubana ko ntabwo ubuzi irizera n'irizarumba reka da niyo yaba umugabo ufite umugore tu wayimuha ariko cyane heza reba ahantu wicaye inyuma yawe gatoya ibyo bintu ni ibiki ni ibiti na salade aba bantu bararira ikiganiro bashonje rwose turabihanangirije mwihangane nta kundi okay uti abenshi ni abagabo kuki abagabo bakunda gutereta kandi bafite abagore impamvu bakunda gutereta ntabwo ari ugutereta ahubwo n'irari baba bafite kuko ntabwo babanza abagore babo ahubwo n'irari ryo ku ruhande baba bafite nose abagore babo ntabwo baba babanyuze barabanyura ahubwo n'irari baba bafite kandi namwe mumere kugira ngo muri bamare oya none se buri umwe wese ni kwamumarira ntabwo wabishobora ariko hari abufasha oya ese buri umuntu wese umubwiye ngo akubwiye ngo umufashe wabivamo reka nta n'umwe umufasha nawe rahira ni ukuri pe cyakoze abakobwa abari b'u Rwanda mu kinyejana tugezemo Scoviati tubona ama iPhone ibavuze ngo telefone ibiganza hejuru uje kubona ko abakobwa bazamuye iPhone aribo benshi wajya kure ugasanga Google wihiringa mu gitondo nimugoroba nifitiye Android k'ibihumbi 20 no kwanzagura iPhone byarananiranye zira telefone abakobwa bazikura
ubu sinabasha kukubwira aho bazikura. Yenda kuri we ku giti cye n'ubu uzi aho yayikuye. nta muntu waguha impano ya telefone nawe. Claudine, umuntu azamuye iPhone 15 ihagaze kuri miliyoni na magana akayiguha, wamwima? Ahubwo ikibazo nuko atayiguha. Ngo iki? Ikibazo nuko atayiguha. Zana ku kantu neza. Atayiguha se zapfa kuba yakwishimiye. Ntago yayiguha. Ubwo ni igiciro cyo hejuru abari nkangahe? Rero ntago napfa kubimenya kuko ibiciro bya telefone. Oya, igiciro cy'umugabo ashobora gutanga ku mukobwa. Byaterwa nuko mwumvikanye. Ubundi se bisobanuye ko kuba umukobwa yaryamana n'umusore, umukobwa yaryamana n'umugabo kandi abizi ko afite umugore? Ajya batabizi. None se yamamubizi. Twanire twisanzure. Isanzure nta muntu uri bugutera ibuye, ni ikiganiro kiri open. Iyo uryamanye n'umugabo uzi ko afite umugore, uba wumva muri wowe umeze ute? Ari igihe uryamana nawe utazi ko afite umugore. Kandi niyo wabimenya ntacyo wabikoraho kuko biba byarangiye. Siko dufite abana bangahe? Nta n'umwe. Kuri ko utarabyara? Ndacyari umwana ariko. Nyine se kuri ko usambana ntubyara? Ntago sambana. Ntago sambana. Urakomeje? Ndakomeje. Uheruka kwa kangahe? Nta rimwe. Ngo ni kwa? Muri comment ntago ari urubuga wandikamo ko mwabonanye. Muri comment ntago hari umuntu wandika ko mwabonanye. Oya. Nawe pe. Ubu se ubona atari ugusenya ingo z'abandi zubatswe iyo umukobwa aryamanye n'umugabo abizi neza ko umugabo atari uwe? Tega buriya n'abagabo nabo batereta bazi ko bagiye gutereta biyitirira ko ari abasore. Nta mugabo waza kubwira ngo afite umugore. Cyangwa mo kimwe nabwo yaba afite umugore wamukunze. Kumva ko bishoboka kuba mwaryama. Umwana w'umukobwa uri kutureba hari icyo akwiriye kumenya kuri iki kiganiro turi gukorana. Ndashaka ko urasa ku ntego, urase kuri abo bakobwa bameze gutyo bemera kuryamana n'abagabo babandi babizi neza ko yakamubyaye, nkaho ukaryamana n'umugabo ubizi neza ko umugabo afite umukobwa mu ngana. Ngo mwemera kuryamana n'uwo mugabo ubizi neza ko afite umukobwa mu ngana? Hari igihe byanashoboka. Duhe fact nyine twemeze bishoboka kubera ko ibyagenze. Bitewe nuko nta bushobozi ufite y'ibyo agiye kuguha. Ushobora kuryamana nawe ari byo umukurikiyeho, ari n'ikibazo cy'amafaranga ukeneye ko agomba kuguha. Bikaba ngombwa kuryamana nawe. Ngo cyangwa ari amakuru agufitiye nanari kukunganira. Cyakoze tubishyigikire cyangwa se habeho kubirwanya, ahubwo abakobwa mwishakemo igisubizo cyo gukora no kwiteza imbere. Yego iki Sekurodi kuri kugana nk'atari wowe nzi rero ukuntu wagize ubwoba. Twagize ubwoba? Nta bwoba afite. Ni izuba? Ni aka kazuba kenshi. Ngo nyibwirire. Tubishyigikire? Oya ntitubishyigikira ahubwo tubirwanya. Ni mu birwanya se muzabaho mute? Tuzashaka imbaraga dukore, dushake n'imirimo yo gukora. Ubu wakora ikiyede? Yego ntagikora. Ikiyede urakizi? Ubu wajya kugikwa? Ntakijya. Waramenyera agasosi ko mu kabari na ka brusheti? Oya ubuzima burahinduka. Ko ubuzima umuntu abamo ntago buhora. Ubu nawe uteguye isa n'isa ko buzahinduka? Burahinduka. Nuwuhe muco nuwuhe burere aba bana b'abakobwa bacu bari kunywa bagasinda, abana babo bazabatoza iki? Genda ari igihe banywa kubera ibibazo bafite cyangwa kugira ngo bashire iki intimba bafite. Ubwo unywa kubera iki? Nge nywa kubera afite inyota. Ni byose. Claudine, ariko agatamanza mbwira abantu bakore subscribe kuri Iris Rwanda TV. Bambwira abantu. Abantu bakora kuri subscribe kuri Iris TV. Ndabanje ko ikibazo sirema. Bakora iki?
ibyo ngibyo wibimbaza bambwire bakore subscribe bayikore vuga ngo mukore subscribe uzavuye mu kiganiro ugenda wicare ariko ntabwo uri bwogere kandi iyo videwo Claude igenda ariye genda aradusoza ikiganiro iyo bavuze gukora subscribe wumva bavuze nk'iki ngirira gutya gatoya akarikodi kare hejuru iyo bavuze subscribe uba wumva bavuze nk'iki yego gutyo nta kibazo gukurikirana ikiganiro cyose kinyura kuri Iris TV niki subscribe bisobanuye kandi mu gihe uyikoze mu gihe cyose ubona ibiganiro byaciye ese wifuza umuryango umeze ute ku hazaza hawe nifuza umuryango uzaba umeze neza utuje urimo amahoro nta bibazo mbese nta bibazo uramutse usanze umugabo udasoma ku kayoga warakamenyereye kuri Claudine byabyifashe gute inzoga ntabwo umuntu wese anywa inzoga ariko nyine usanze umugabo utazinywa kuri wowe byabyifashe gute ntazireka wazireka Claudine wabishobora nahindi ngo nansubiza ngo ahubwo se umuntu utazinywa twahurira oya iyo ushaka amahoro urabiharanira cyakoze ntugure ka primus ntugure agaki alright abakobwa benshi ngo ntibanywa inzoga ariko ngo ninywera ka exo ninywera ka Smirnoff ibyo ni inzoga cyangwa si inzoga Exo ni inzoga na Smirnoff ni inzoga ufata umukobwa uvuga ko atanywa inzoga ariko akanywa Exo na Smirnoff kangwe story kugira ngo bari uhera utuganiza ariko wisanzuye nose gusohokana umukobwa tugeze arambwira ngo ndamazi uranywa iki ngo ntago ngiye nywa inzoga ngo ariko ninywera ka Exo nyamwe tubira ntanga gusinda kubera ko abakobwa bahitamo kunywa izo nzoga zihenze kandi babizi ko nta mafaranga bafite Exo nuko ari inzoga tabashwa nako ako kurya isanzu ubwo bani bushyire dutere story kwa kiganiro cyawe kibe cyiza wajya ngo ntago uri Claudine nzi tuganize wisanzuye nisanzuye ariko twagiye Exo nuko ari inzoga idapfa kunywa na buri umwe wese inyorwa n'abameze gute nyobwa n'abayizi kuko uri kudukonvenka cyane dusobanurire niko bimeze bahise bayizana shawe n'uyifungura urayinywa ntabwo tugiye kwamamaza Smirnoff urayinywa n'uyifungura Claudine tugerageza kudusobanurira Smirnoff kuki abakobwa bakunda kunywa inzoga zihenze kandi bari kubona ko umuntu wabasohokanye sometimes nta n'amafaranga wenda kubera ko bayizeye ko afite amafaranga akanywa izo nzoga zihenze ako ngewe nzi ko mbere narumvaga ngo Smirnoff nagisindisha ngo na Exo nagisindisha ariko ngewe uko ndabibonye ni ibinyobwa bisindisha cyane kandi ibinyobwa bano bakobwa bashiki bacu bakunda dukomeze kubakundisha ntabwo wabuze umuntu cyangwa urabashigikiye nimba ari yanywa ayinywa nimba anywa fata anywe fata nimba anywa amazi anywa amazi yewe ubutumwa bwa Claudine wahereza abantu muri generation imwe mu kigero kimwe ukabavutiba abakobwa bagenzi banjye isi iri kuryana nta kinya ariko amagara yaseseka ntayorwa kandi iyo yasesekaye rwose uretse kugwerekeza turi kuri mangwa heza ni mu ijuru nta kindi gikurikiraho abakobwa bafite byinshi biri kubashuka ariko by'umwihariko ku biyobyabwenge byo boroyekaye hari ubutumwa babagenera ubutumwa nabaha bagabanye ibisindisha byinshi ariko babifate
gafate bikeya kuko ntabwo waba utafata akarukoro mu mubiri nako kaba gakenewe ngo ntabwo wabaho nta karukoro kaba mu mubiri. ufata gute umukobwa unywa inzoga? uriya mugore yaretse kudusakuriza. ufata gute umukobwa unywa inzoga n'itabi? itabi si ryiza, ntabwo ntari bibashishikariza. inzoga yo wayinywa ariko itabi ryo ntabwo ari sawa. inzoga zijyana n'ubusambanyi? ntabwo ariko bose babivuga. gusambana bituruka mu mutwe kuko ibintu watekereje n'ibyo ukora. bambwire babikora ariko bibuke no kwirinda. babikora ariko bibuke no gukoresha agakingirizo. urakazi se? jya nkabona. jya nkabona hehe mu mabutike hose. ngo bijya bigorana kujya kukagura? ntabwo bigorana, ni ibintu bisanzwe. njya nibaza bari abagabo ahantu batugurira. nk'umugabo ufite umugore tukane kuri iyo story yagiye kuga agakingirizo, agenda muri butike avanga iki? agenda akavuga mu magakingirizo. ahubwo bibaye ngombwa uri n'umudamu we wakamupfunyikira. ngo uri umudamu we wakamuha akagenda akagendanye. gusa waba umubwira ngo genda usambane? oya, kuko agira isoni ntabwo aba akibikora kuko akazijyanye arazigarura. ubwo aje agasanga ntazirimo kandi umubare yaguhaye uwuzi, ubwo yavuga ko zagiye. tugiye gukoresha verte cyangwa se ibyo uzi nibyo ugiye gusubiza. uri tayari? ibyo mbasha kumenya nibyo ndi busubiza. uri tayari? bena ko uri tayari? Okay. twagiye n'ibibazo by'ubwenge twinjiyemo tugana ku musozo, ariko nibutsa abantu gukora subscribe, like, share na comment kuri ILC Rwanda TV. nibutsa abantu ko turi kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, ari naho hari iyo brushette nziza niyo nkoko nziza mushobora kuryoherwa nayo. turi kumwe na Teacher Shop yambika abakobwa, turi kumwe na Bosco Design yambika abasore, turi kumwe na Lipia Restaurant hafi na ADPR Muhoza. ni restaurant nziza wakwinjiramo ukarya ukaryoherwa ibintu bikagenda fresh. ikiro cy'urukundo filime mwakunze kuri tariki 27 tuzahereza new volume irimo madederi, irimo tukote, irimo n'abandi bantu bagiye batandukanye. murarikiye gukora subscribe kugira ngo ibi byiza bye kuzagucinga. twagiye igihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda bakita ngo iki? Majyaruguru y'u Rwanda. Munyaruguru y'u Rwanda se habamo igihugu? igihugu gihana umupaka n'u Rwanda kiri mu majyaruguru y'u Rwanda. ni Kongo. ni Kongo. wapi? ni Uganda. Kongo iri burengerazuba. Kongo iri burengerazuba. twakomeje ibihugu bitatu bitangizwa n'amazina ya U. ibihugu bitatu? Uganda. twakomeje tukaza Claudine twigendere ibihugu bitatu bitangizwa na U. Uganda, Burundi. Uganda, Burundi, u Rwanda. Burundi butangizwa na U? none se si U. Burundi wasanga ariko babyandika. ntabwo nasanga ariko babyandika, ariko jewe mvuga uko mbizi. tawuni nkuru y'u Rwanda yitwa ngo iki? tawuni nkuru y'u Rwanda Kigali. ni byose iba hose? tawuni se ubundi ni iki? si umujyi? Kigali ni capital city. Capital city. none tawuni ni iki? ni Musanze, Gisenyi. oya ntabwo ari byo. Sanze nta karere. urakomeje se? ntabwo uri kutubeshya? ntabwo ndi kubabeshya. Claudine ukunda ibyo kurya bimeze gute? ibyo mbonye byose ngibyo. uri carnivore uri omnivore? ndi byose. uri indya byose? tugana ku musozo. amatora ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda waratoye? naratoye. yabaye tariki zingahe? none se ndanabyibukaho. 15. tariki 15. twakangahe?
kwa gatandatu. Hariho perezida wa Amerika nini? Ahubwo nabyishe ni 15 z'ukwa karindwi. Kandi perezida wa Amerika nini? Kare batoye Trump. Joe Biden we yavuye. Numva ubizi. Ntabwo mbizi. Twari kumwe na Claudine mu kiganiro kuri Iris Rwanda TV, twarimo twiganira kuri topics zigiye zitandukanye. Hari ikindi wumva tutavuzeho wavugaho? Ndumva nta kindi ricyo. Ukunda we muhanzi mu Rwanda? Abahanzi bose ndabakunda bitewe n'ibihangano byabo. Ndi wakoze kubana natwe.